Dukomeze n'aya makuru tubabwira ko abaturiye inkambi y'impunzi ya Nyabiheke mu karere ka Gatsibo bishimira ibikorwa by'umushinga Jyambere byabagejejweho ngo bifite agaciro ka miliyari 2 birimo amazi n'isoko kuko byabafashije gusabana no kunga ubumwe n'impunzi bikaba byarahinduye imibereho n'iterambere by'impande zombi. Jean Paul Turatsinze arakomeza. Bimwe muri ibikorwa by'uyu mushinga wa Jyambere mu karere ka Gatsibo birimo umuyoboro w'amazi wa Gihengeri, isoko rya Mugera ndetse n'ibyumba by'amashuri n'ibikoresho byashyizwe mu kigo nderabuzima cya Ngarama. Ibi byose byafasha abanyarwanda baturiye inkambi ndetse n'impunzi bose barushaho kwiteza imbere bakanasabana. Impunzi nazo ngo byatumye zirushaho kwisanga mu gihugu. Hari ibyadukoreye bikomeye kuko byari ikibazo gikomeye kubona amazi, ariko kubona ayarabonetse ni igikorwa cyiza leta yadufashe rwose. Twiyumvishemo yuko abantu baducumbikiye ari umubyeyi bitewe n'ibyo badufasha. Bihindura kuko mbere ntitwagiraga amazi ntitwamesaga, ubu rero bigahindura mu masuku tukagira isuku, mbese mu bintu byose tukabona dutera imbere natwe tukishima. Baratugurira tukagerayo natwe abo dukoresha nyine babayo batanga ibiryo, nta kibazo tuba tubona, nta kibazo bigenda neza rwose, twebwe n'impunzi nta kibazo dufitanye. Uyu mushinga wa Jyambere ugamije kwegereza impunzi n'abanyarwanda serivisi z'ibanze zibafasha mu iterambere, koroherezwa gukorana n'ibigo by'imari ndetse no kubungabunga ibidukikije. Bamwe mu bayobozi barimo n'ab'ibigo nderabuzima n'iby'amashuri bishimira uburyo uyu mushinga wabafashije kunoza serivisi. Jyambere yatuguriye ibikoresho bitandukanye, harimo imashini zimesa, harimo intebe abarwayi mwabonye bicayeho, harimo ibitanda muri buze kureba baryamyeho, amashuka n'ibindi bikoresho bita medical equipment zitandukanye bidufasha guhereza abarwayi serivisi nziza kandi zihuse. Icyambere urabona ko dutangiye kwiga neza, nta kibazo dufite cy'ubucucike, bivuze ngo abana bose bari kwiga neza nta kibazo kirimo, kandi aho bigaga bamwe bakiga igitondo abandi bakiga ikigoroba, ubu noneho ko bariga bose igitondo kandi bakonga bagasubiramo bakiga ikigoroba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gatsibo Ntakunda Jolly avuga ko uyu mushinga wa Jyambere waje ari igisubizo ku iterambere ry'aka karere kuko bahawe miliyari 7 muri zo 2 zikaba zimaze gukoreshwa. Ibikorwa remezo nicyo twasaba ababikoresha ni ibyacu twese, ariko abo byeregereye nabasaba kubibungabunga ntitubyumve nk'ibya Minema, ntitubyumve nk'ibya Jyambere, tubyumve nk'ibyacu kuko ari amazi ni twebwe tuyakoresha, ari amashuri n'abana bacu bayigamo, serivisi zo kwa muganga ni twebwe zirengera. Rero turashimira abaduteye inkunga tubizirikana, ariko twumve ko ari ibyacu. Rero ibyacu tubifate nk'ibyacu kugira ngo bishobore kurama, komeze kuduhereza serivisi cyangwa bikomeze kudukemura ibibazo byaje kudukemurira. Isoko rya Mugera ryuzuye ritwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 400, rikaba riremwa n'abasaga 5,000 buri munsi baturuka mu bice bitandukanye by'akarere ka Gatsibo barimo n'impunzi. Iyi nkambi ya Nyabiheke ikaba ituwe n'impunzi 12,000. Jean Paul Turatsinze mu karere ka Gatsibo.